Twongeye kubasuhuza bene data, ubona amahoro bituruka kuri Yesu Kristo bibane namwe. Ubu ngubu tugiye gukomerezaho handitswe ngo y'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe amagambo aboneka mu Kuva cyaho cya 4 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo waho wa 17. Muribuka ko ubushize twarebeye hamwe amagambo avugaga uburyo Mose yahawe umurimo ukomeye n'Imana, kandi koko nubwo Mose abanje gutinya, nyuma yaho yaje kwiyegurira Imana aba ariyo imushoboza. Icyakora tugiye gukomeza turebera hamwe amagambo aboneka muri iyo mirongo. Dusenge. Data wera uri mu ijuru, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kwiga ijambo ryawe. Tukorera ngo tubere muri handitswe ngo y'uyu munsi, aho tugiye kurera hamwe amagambo aboneka mu Kuva 4:12 kugeza 17. Tukorera ngo utuyobore kandi dusobanurire ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Iyo dufashe Bibiliya tukarebera hamwe mu Kuva cyaho cya 4 ku murongo wa 12, dusoma amagambo agira ati, aramusubiza ati, mwami ndakwinginze, tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati, Aroni mwene so umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima we. Nawe uzajya uhora umubwira, ushyire amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigishe ibyo mukora. Kandi azajya akubwirira abantu, azakubere akanwa, nawe uzamubera nk'Imana. Kandi uzajya witwaza iyo nkoni, niyo uzakoresha bya bimenyetso. Boneka mu Kuva 4:12 kugeza 17. Amagambo aboneka mu gitabo cyakwambiwe n'abahanuzi paje 425 haranditswe ngo, mu nshingano ikomeye Imana yari yaramuhaye, Mose amaze imyaka myinshi ayifatanya na mukuru we Aroni. Hari hashize imyaka myinshi Mose na Aroni bafatanya mu bibahangayikisha n'imiruho. Bari barafatanyije mu makuba atabarika, kandi bari barasangiye imigisha y'Imana, ariko igihe cyari cyegereje ngo batandukane. Nubwo Mose na Aroni bafatanyije inshingano ikomeye, ya nshingano Mose yarahawe n'Imana, ariko igihe cyaje kugera baratandukana. Icyakora bose batandukanye bageze mu zabukuru. Byumvikane ko mu myaka yose bazerereye mu butayu, ya myaka 40 yose, Mose na Aroni bafatanyije inshingano ikomeye cyane yo kuyobora Abisirayeli. Rero Aroni ntabwo ari we wihaye uwo murimo, kuko nta muntu wiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Tubona mu Baheburayo 5:4 yuko uriya murimo Aroni yakoze ntabwo yawihaye, ahubwo n'Imana yawumuhaye ngo abe hafi ya Mose, amufashe inshingano ikomeye. Mu mibereho yabayeho ari umwungeri w'intama, Mose yumvise umuhamagaro uturutse mu ijuru kugira ngo inshyimbo y'ubushumba eguranwe inkoni y'ubuyobozi, agasiga umukumbi w'intama, bityo akaba umuyobozi wa Isirayeli. Itegeko Mose yari ahawe n'ijuru ryasanze atiyizera, atari intyoza mu magambo, kandi adashabutse. Yari ashishikajwe no gutekereza uburyo adafite ubushobozi bwo kujya kubwira Abisirayeli iby'Imana mubatumyeho, ariko amaze kwemera uwo murimo atangira kuwukorana n'umutima we wose. Ibyiringiro bye byose yabishyize ku Uwiteka. Ugukomera k'umurimo arahamagariwe kwasabaga gukoresha intekerezo ze zose. Imana yahaye umugisha kukumvira kwe kutazuyaje, maze ahinduka intyoza, agira ibyiringiro, arakomera, kandi aba umuntu ushyitse wo gukora umurimo ukomeye cyane kuruta indi yose yigeze guhabwa umuntu. Byanditswe kuri we ngo, mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose, uwo Imana yamenyaga barebana. Itegeko 2:34 ku murongo wa 10. Kandi amagambo aboneka mu gitabo cyitwa umurimo wo gukiza paje 475. Ahangaha haragaragaza neza uburyo Mose mu nshingano ye yose, nubwo zari zikomeye, ariko Imana yabanye nawe. Iyo turebye mu bakurambere n'abahanuzi paje 78, tubona icyo Aburahamu yakoze ko ari nacyo Mose yagombaga gukora. Dusoma amagambo agira ati, nticyari ikigeragezo cyoroheye Aburahamu, kandi ntibyamusabaga ikintu gikomeye. Hari amasano akomeye cyane ashobora gutuma agundira igihugu cy'amavuko.
bene wabo ndetse n'urugo rwe, ariko ntiyashidikanyije kumvira uwo muhamagaro. Ntiyashatse kubaza ibyerekeye igihugu cy'isezerano, niba ubutaka bwaho burumbuka cyangwa niba haba ubuzima buzira umuze, niba igihugu gifite ibyiza nyaburanga kandi kikazatuma ashobora kurundanya ubutunzi. Imana yari ivuze kandi umugaragu wayo yagombaga kumvira. Kuri we ahantu heza hanejeje ku isi niho Imana yamushakiraga kuba. Kwambere n'abahanuzi paje ya 78. Aburahamu kuri we ntabwo yigeze ashidikanya umuhamagaro w'Imana, we yarawemeye gutyo gusa. Aburahamu yemeye umuhamagaro w'Imana, ntiyigeze ashidikanya ngo abaze ibintu byinshi. Icyo ni cyo Mose nawe yasabwaga. Mose yasabwa kwemera umurimo wera byonyine, hanyuma ibindi akabiragiza Imana gusa. Nk'uko Aburahamu yabigenjeje, nako Mose agomba kubigenza. Nyamara uko niko natwe muri iki gihe dukwiriye kubigenza ku byerekeranye n'inshingano yera ndetse n'ibyerekeranye n'agakiza kacu. Dukwiriye gusaba Imana kugira ngo dushoboze ntitugire izindi mpaka turenzaho, ahubwo Uwiteka Imana akaba ari we utubashisha. Iyo dusomye mu magambo aboneka mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paje yaho ya 393, dusoma amagambo agira ati: iyo Samusoni aba indahemuka ku muhamagaro w'Imana, umugambi w'Imana ajya gusohorera mu cyubahiro yari kugira ndetse no ku ikuzo rye. Aha biragaragara neza yuko igihe cyose twemeye umurimo wera w'Imana, Imana ubwayo niyo ica inzira kugira ngo tuwushobore. Ntabwo dukwiriye gushidikanya, ahubwo dukwiriye gusaba Imana akaba ariyo itubashisha. Natwe muri iki gihe dukwiriye kuzirikana amagambo dusoma mu gitabo byakozwe n'intumwa paje 197. Amagambo agira ati: Insinzi itegereje indahemuka n'iy'icyubahiro cyinshi. Intumwa Pawulo abonye ibyari imbere y'abizera b'i Korinto, yashatse kubashyira imbere ibibazahura, bikabakura mu kwikunda n'irari, maze aberekeza ku kugira imibereho ifite ibyiringiro byo kuzabaho ubudapfa. Yabashishikarije kuba indahemuka ku muhamagaro wabo uruta iyindi muri Kristo. Yarabinginze ati: nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murusheho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari uw'ubusa ku mwami. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15 ku murongo wa 58, kandi bikaboneka mu gitabo byakozwe n'intumwa paje yaho 127. Aha ngaha Pawulo yeretse Abakorinto umurimo ukomeye bari bafite, yuko akwiye kugira umuhati mu mwami. Uwo ni wo murimo natwe dusabwa muri iki gihe. Kandi none mu gitabo byakozwe n'intumwa paje yaho 322, dusoma amagambo yandi agira ati: abenshi mu bizera Petero yandikiye bari batuye mu bapagani, kandi benshi bishingikirizaga kuba indahemuka ku muhamagaro wabo ukomeye wo kwizera kwabo. Petero amenyesheje amahirwe bafite nk'abayoboke ba Kristo Yesu. Yaranditse ati: ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya iby'ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Tuyibona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:9 no kugeza kwa 12, kandi ikabiboneka mu gitabo byakozwe n'intumwa paje ya 322. Ayo magambo ashimangira umuhamagaro wacu muri iki gihe, yuko ari ukugira imibereho ya Gikristo ishyitse. Muri iki gihe buri muntu wese ahabwa umuhamagaro wo kugira imibereho ya Gikristo ifite ireme. Nicyo intumwa Petero ndetse n'intumwa Pawulo baduhamagarira. Wenda namwe muzanya musubiramo aya masomo twagiye dusoma, murebe neza uburyo Abakristo dufite inshingano yo kwamamaza umucyo w'itangaza waturasiye, kugira ngo n'abandi bagenzi bacu bakiri umwijima
babashe kumurikirwa n'imibereho yacu irabagirana na Kristo. Mu gusoza njye turebere hamwe amagambo mu gitabo cyifuzwa byose paje y'111. Hari amagambo agira ati: abanyakuri bashikamye ku muhamagaro wabo nk'intumwa z'Imana ntibazishakira ibyubahiro byabo bwite. Kwikunda kuzamirwa n'urukundo rwa Kristo. Nta guhangana kuzagira impamvu ikomeye y'ubutumwa bwiza. Bazasobanukirwa ko ari umurimo wabo kwamamaza nk'uko Yohana yabigenje, bagira bati: nguyu umwana w'intama w'Imana akuraho ibyaha by'abari mu isi. Muri Yohana 1:29. Bazerereza Yesu kandi hamwe nawe inyoko muntu izashyirwa hejuru. Abantu bose bamaze kwakira umuhamagaro wera w'Imana wo kwitandukanya n'ibyaha, nta kindi bazashyira imbere, ni Kristo Yesu wenyine, kandi ni nawe uzererezwa mu mibereho yabo. Uwiteka Imana bitubashishe kandi tubashe kumugira nyambere, kugira ngo tubashe kugira imibereho ishyitse yerekana Kristo, kugira ngo n'abapagani nubwo badusebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yacu myiza bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Uwiteka Imana abitubashishe mu izina rya Yesu. Dusenge. Data wera, Mana idukunda kandi Mana itwitaho, urakoze cyane uburyo umaze kuduhugura ukatwereka uburyo dukwiriye kugira umuhamagaro uhamanya n'imibereho yacu ya Gikristo, kugira ngo n'abatakuzi nabo n'imibereho yacu bahere ko baguhimbaza kandi baguhindukirire. Ubitubashishe, utwongere imbaraga zo gukoresha ishimwa nawe, utujye imbere muri byose mu izina rya Yesu. Amen.